ndabakunda cyane Rakunda? ndabakunda cyane Rakunda cyane. ndabakunda ndabakunda Ndabakunda. yes ndabakunda cyane Ndabakunda cyane. yes nice Ndabakunda cyane. Ndabakunda cyane. Love. Muri iyi minsi izina Ashton Hall ririmo kuvugwa mu bakoresha imbuga nkoranyambaga cyane mu Rwanda kubera ukuntu yarusuye biturutse kuri Enoch Uwizeye uzwi nka Kagarara wari umutumiyemo kugeza ubu ngubu akaba ari i Kigali. yes nice Ndabakunda cyane. Bahaye ikaze, icyo mbibutsa no kureba iyi video yose kugera ku musozo kugira ngo ataza kugira akantu na gato kaza kugucika. Ikindi kandi nkwibutsa gukora like na subscribe kugira ngo uzajye ukomeza kubona byegeranyo bitandukanye dukomeza kubagezaho umunsi ku wundi. Mbahaye ikaze. Muri iyi nkuru Habwa TV tugiye kubasobanurira uwo Ashton Hall ari we, aho ubwamamare bwe bukomoka. Ese yavutse ryari? Ashton Hall ni umunyamerika wamamaye nk'umutoza w'imyitozo ngororamubiri cyangwa se ibyo bita mu ndimi z'amahanga fitness coach, rwiyemezamirimo, ndetse akaba yaranamenyekanye mu mwaka wa 2025 ku mbuga nkoranyambaga ku rwego mpuzamahanga nyuma y'uko asangije abamukurikira amashusho agaragaza gahunda ye ya buri gitondo cyangwa se morning routine. Ku itariki 24 Ukwakira mu 1995 nibwo Ashton Hall yabonye izuba, avukira i Jacksonville muri leta ya Florida muri leta zunze ubumwe za Amerika. Hall yize muri kaminuza ya Akron State iri muri Mississippi, aho yanakinaga umukino wa American Football hagati y'2014 na 2015. Icyo gihe yari afite intego yo kuzakina nk'uwabigize umwuga muri NFL, ariko nyuma yo kutabigeraho yahisemo kwinjira mu mwuga wo gutoza imyitozo ngororamubiri. Nyuma yo kurangiza amasomo yakoze nk'umutoza ndetse anayobora siporo gym muri Florida mu mwaka wa 2020 ubwo icyorezo cya COVID-19 cyahungabanyaga ibikorwa byinshi. Yabuze akazi bituma atangira ubucuruzi bwo gutoza abantu imyitozo ku mbuga nkoranyambaga. Yatangije ikirango cye cyitwa Ashton Hall Official, atangira gusangiza abamukurikira gahunda z'imyitozo ngororamubiri, inama zijyanye n'imirire ndetse n'ubuzima buzira umuze. Mu ntangiriro z'2025 Hall yaciye ibintu nyuma y'uko amashusho agaragaza gahunda ye ya buri gitondo akwirakwiriye cyane ku mbuga nkoranyambaga. Muri ayo mashusho agaragara abyuka saa 9:50 zo mu rukerera, agakora imyitozo ngororamubiri, akibira mu mazi akonje cyane, ndetse akandika intego z'umunsi, ndetse akanakora ibindi bikorwa byo kwiyubaka. Aya mashusho yarebwe n'abarenga magana ya za miliyoni ku mbuga nkoranyambaga, bituma Ashton Hall abo mwe mu byamamare bikurikirwa cyane ku isi. Mu minsi ishize izina rye ryongeye kuvugwa cyane mu Rwanda nyuma y'uko umunyarwenya Kagarara amwiganye mu mashusho yasakaye ku mbuga nkoranyambaga, bituma benshi mu banyarwanda batangira kumenya Ashton Hall wari we, ndetse bashaka kumenya amateka naho yaturutse. Ese umubano wa Kagarara na Ashton Hall watangiye ute? Bahaye ikaze mu gice cya kabiri. Umubano w'umunyamerika w'icyamamare ku mbuga nkoranyambaga Ashton Hall n'umunyarwanda Enoch Uwizeye uzwi nka Kagarara watangiye mu buryo butunguranye binyuze ku mashusho yo ku mbuga nkoranyambaga, nyuma avamo ubucuti bwatumye banakorana urugendo ruzenguruka ibihugu bitandukanye byo muri Afurika. Inkuru yabo
yatangiye muri Kamena uyu mwaka wa 2026 ubwo Kagarara yatangiraga gukwirakwiza amashusho yigana uburyo Ashton Hall akoramo imyitozo ngororamubiri, uburyo yitwara ndetse n'ibyo akora mu buzima bwe bwa buri munsi. Ayo mashusho yagiye akundwa cyane, arebwa n'abarenga za miliyoni ku mbuga nkoranyambaga. Kwamamara kwa Kagarara ntikwagarukiye ku kuba abantu basanzwe bamukunda gusa, ahubwo byageze no kuri Ashton Hall ubwe. Hall yarebye ayo mashusho agaragaza ko ayishimiye ndetse atangira gukurikira Kagarara ku mbuga nkoranyambaga. Nyuma yaho batangiye kuvugana, Hall amwita izina rya Ashton Small nk'ikimenyetso cy'uko yamwakiriye nk'umuntu umukunda kandi ugaragaza impano ye mu buryo budasanzwe. Nyuma y'ibiganiro bagiranye bameranyije guhura imbona nkubone. Ibyo byabaye ku itariki ya 28 Kamena 2026 ubwo Ashton Hall yarageze muri Ghana mu rugendo rwe rwo kuzenguruka Afurika. Muri icyo gihugu niho bombi bahuriye bwa mbere bakorana imyitozo ngororamubiri, bafata amashusho n'amafoto. Ibintu byashimishije cyane abakurikiranaga ibikorwa byabo. Nyuma y'iminsi ibiri gusa, ku itariki 30 Kamena 2026 Kagarara yatangaje ko agiye kujyana na Ashton Hall mu rugendo rwo gusura ibihugu bitandukanye bya Afurika, anemeza ko ruzasorezwa mu Rwanda. Urwo rugendo rwakomeje muri Cameroon aho bageze ku itariki ya 4 Nyakanga 2026. Abakomeza kwishimirwa n'abafana no gukora ibikorwa bitandukanye by'imyitozo, hafatwa amashusho yabo. Ku itariki ya 9 Nyakanga 2026 nejo bundi kwa 4 Kagarara na Ashton Hall bafashe indege berekeza mu Rwanda. Urugendo rwari rumaze iminsi rutegerejwe n'abatari bake, cyane cyane nyuma y'uko Hall agaragaje kenshi ko yifuza gusura igihugu cy'u Rwanda. Mu gihe kitarenze ukwezi kumwe gusa, umubano watangiriye ku mashusho yo ku mbuga nkoranyambaga wahindutse ubucuti bukomeye, kugeza ubwo Ashton Hall na Kagarara batangiye kugendana mu bihugu bitandukanye bya Afurika. Ibintu byatumye amazina yabo arushaho kuvugwa hirya no hino ku isi. Akigera mu Rwanda, Ashton Hall yasuye ahantu hatandukanye harimo urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali mu Rwantarama mu karere ka Bugesera. Uruzinduko rwe yarusoreje mu birori byabereye muri Kigali Universe mu ijoro ry'ejo kuwa 4 ku itariki ya 10 Nyakanga 2026, aho yahaye Kagarara impano zirimo imodoka n'ibihumbi 5 by'amadolari y'Amerika n'asaga miliyoni 7,500 z'amafaranga y'u Rwanda. Ayo mafaranga akaba arayo kumufasha gutangira urugendo rw'iterambere. Ni impano Hall yavuze ko yamuhaye mu rwego rwo kumushimira ubucuti n'uruhare yagize mu rugendo rwabo. Aya ni amashusho agaragaza impano Ashton Hall yahaye Kagarara, harimo iyi modoka mureba barimo. Kagarara niwe watumye Ashton Hall amenya u Rwanda. Ikindi kandi Ashton Hall mu byo yasuye harimo ibibuga bya basket, anakina uwo mukino. Ndabashimiye nk'ibisanzwe, icyo mbibutsa no gukora like na subscribe kugira ngo muzajye mukomeza kubona ibyegeranyo nkomeza mbagezaho umunsi ku wundi. Ndi JT, ciao ciao.